ugiye gutangira gukurikirana ukamenyera bariya abahungu ikintu bakoraga mbere hose. ubundi se Bella na Claire bagiye he? Yo ese ntabwo nari namenye ko mama we ntabari Melissa bagiye ku ishuri. sha ko wishimye wabaye iki? ntamakuru ufite abishe papa wawe bamenyekanye nakubeshya se Comrade, abishe umuntu ndabafite amafoto yabo ngayo. Uyu ni uwa mbere, uyu ni uwa kabiri, uyu ni uwa gatatu. Ni abangaba. Ndizera neza ko abari bo bishe umuntu kandi sinshidikanya. Ndetse yewe na record ndayifite igihe umuntu yapfaga ubwo bamwicaga. Ngira ngo mwana yumva. ndakwanga ijana ku ijana ndakwanga ugere kubwira byerekana ukomeza kunesha genza voice note amafoto ibyo ntabwo ari byo byakwemeza yuko ari byo byinshi nyuma y'urupfu. Tugomba gukora iperereza neza. Ariko Sandra, kuki uzana amarangamutima mu kazi? Urumva ibintu urimo kuvuga? Uko byagenda kose iki kirego kigomba gukurikiranwa. Kuko iki kirego kirakomeye. Ndabona urimo kukizanamo amarangamutima menshi, sinzi ngo ni ukubera iki. Ariko byumvikane neza ko kigomba gukurikiranwa. Birumvikana? Ahubwo rero Sandra, kubera iyo mpamvu ndabona wowe ngiye kuguha misiyo. Ikintu ugiye gukora ni iki? Turacyari kubikurikirana buriya bizamenyekana ariko ndabyizeye. Yego nibyo bizamenyekana. Ahubwo cya gihe burya papa wanjye namaze igihe kinini hari ikintu nshaka kuvuga. Ariko kubera kugenda tuburana kubera ibihe byatambutse, ndagenda njya hanze hose. Muri kwa kugenda nzenguruka nkumva nshaka kubabwira icyo kintu ariko ntibinkundire. Nyuma rero aho ntegerereje ngo nze nkibabwire, ugiye gutangira gukurikirana ukamenyera bariya abahungu ikintu bakoraga mbere hose. Kandi ubikurikirane ubishyizeho umutima, apana kuzana amarangamutima, kuko iki kirego kirakomeye. Yego. Nizere ko byumvikana. Afande, ngiye gukora igishoboka cyose ndetse nshake n'ibimenyetso byose, ariko abantu bihishe inyuma y'urupfu rw'uriya muntu bagaragara. Well, aho ngaho uvuze neza, ariko nizere ko mu kubikurikirana nta makosa agomba kugaragaramo. Sawa, ubwo reka mbe mbaretse buri wese akomeza akazi ke. Gusa nizere ko mwese uko iki kirego tukirimo, nizere ko buri wese agomba gukora uko ashoboye kikagenda neza kandi abantu bagakurikiranwa bagafatwa. ubwo numvise inkuru numva irambabaje, numva inkoze ku mutima. Ndavana kuki natinze kubabwirira ibanga, ariko nyine nta kundi byagenda. Iyo ibintu byabaye biba byabaye, nta kindi twabikoraho. Ariko buri ikintu nashaka kubabwira gikomeye nuko nari mushiki wa papa wanjye. Kuki? Nari mushiki wa papa wanjye. Rero nyuma y'uko menye ko yapfuye, ubu nibwo mbonye akanya keza ko kubabwira. Kandi mukomeze mwihangane. Tuzakomeza gufatanya uko bizajya bishoboka kose, ariko mumenye ko nari mushiki wa papa wanyu ari we nyogosenge.
none se handi kubera iki cya gihe papa yapfuye utabonetse ku mushyinguro? yewe rero buriya nanjye nkimara kumva ko papa wanyapfuye nka musaza wanjye nakundaga numvaga ngiye kumubona numvaga nshaka kongera kumubona urabona twamaze igihe kinini tutabonana nahise nanjye ngo igihumure nisanga njyamye kwa muganga urumva iyo minsi bamaze barimo kumvura nasanze mwararangije gushyingura niyo mpamvu nahise mva kwa muganga mpita nihutira kubahamagara kugira ngo ndebe ukuntu abana banjye bameze numvaga mfite umutima n'amatsiko n'agahinda kenshi ko kwirebera abana uko bameze. kiriya kibazo rero cyawe tugomba kugikurikirana njye nabigize ibyanjye nzagikurikirana ku buryo kizakemuka kandi vuba ahubwo hano hari mesaje mbonye ndabona ari amajwi kanyumve neza ubundi se Bella na Claire bagiye he? yo ese ntabwo nari namenye ko mama we ntabari Melissa bagiye ku ishuri sha ko wishimye wabaye iki? nta makuru ufite abishe papa wawe bamenyekanye nakubeshya se reba amafoto reba Iki? urabazi ko mbona Uyu ni sheri wanjye. kuki Nsendere. Jordan Ibi ni ibiki? Uyu ni sheri wanjye. kuki Ni sheri wanjye. my god bana yanjye cyo ndebere byura mukobwa se reba simba kwereke rumiwe hu ngo dore ngo uyu ni sheri we wari usanzwe umuzi se uyu ni musaza we babiburetse harya avuze ngo ni musaza we musaza we hey ntabwo bivuze wumva se ye baba we musaza we none si nguyu se Melissa kuki uri he Melissa mana yanjye tagirane koko mana mbega ibibazo we numva ko ari muri cya kintu ndakwanga ijana ku ijana ndakwanga rugere kukubwira ibyerekana ukomeza kunesha genza Christian yabacitse muri he? Christian yabacitse muri he? Christian yabacitse muri he? aya ni amajwi bari banyohereje kuri rwa rubanza rwawe amajwi yego iki ni ikimenyetso tuzajyana mu rukiko ahubwo se amafoto twasakaje warayabona amafoto ye narayabonye kandi abantu benshi bagiye bayabona mva bari abagabo ni ibyihebe umva sha ni ibyihebe byatari mama sinzi ni danje ariko uzahumuke mu rukiko ubashinje natwe tuzagufasha ku kibazo cyawe umva byihorere ibintu bankoreye shaka byihorere ubwo se buriya we nicyo we reka bamagare We uri mu bishisha aho we ufate no Lay down yabacitse muri he Christian yabacitse muri he ntabwo ushaka kuvuga Christian yabacitse muri he don't want to talk boss
yabacitse muri yabacitse muri yabacitse muri he ntabwo byumvikana narabizeye mbaha akazi none musigaye mungambanira bari he na n'ubu ntabwo mushobora kumbwira na n'ubu ntabwo mushobora kumbwira ntabwo mushaka kuvuga ntabwo mushaka kuvuga gusa haguruka ku neza haguruka vayo jama hasi no not this way jama hasi hari mujyame kuno none hangaha ku murongo kugira ngo mbereke yuko ibintu mwankoreye aya ni amahirwe ya nyuma mbahaye nimuba mutazanye uriya muhungu nongere mbasange muryamye hano muranyumva turakumva boss hariya menshi yayo tuzayaruka But you have to live as if you found yourself alone and learn to be silent in the trial that doesn't give you the happiness that it brought you. You can try to fighting for. Now I promise you, you will win, honey. In the Inzira tuma wieneza kwamba raha ni sura. Oh no, yeah. Inzira y'ubugome, yeah. Na 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 na. Inzira y'ubugome. One time when I sat alone and thought that God was going to create me, he was angry and even angry, because if he wasn't angry, he wouldn't have made all of this happen like this. You would have seen that I was just learning to live. You lose now, the battle begins. I will fight. This is Inzira. You will call me, I'm starting no one can try to stop me. I'm going to do in silence. Inzira,